Muraho neza abakunzi ba Delight TV, ngenda umuhoza Gisele nk'ibisanzwe. Ikiganiro ni Hoza Show hano kuri Delight TV, ntahandi wagisanga. Hanyuma abantu bakoze subscribe nkomeje kubashimira, nizere ko mudukurikirana umunsi ku wundi. Ibiganiro byo biracyaza kandi byiza. Uyu munsi ikiganiro tugiye kuganira cyangwa se ikiganiro nabazaniye, tugiye kurebera hamwe ibintu 8 mushobora gukora nk'umuryango mukishima kandi bitabahenze, bitabatwaye amafaranga menshi nkuko wasohokera nk'ahantu hahenze kandi muri kumwe n'umuryango. Ngiye kubibabwira ibyo mwakora nk'umuryango kandi mukabikorera hafi. Hari ikintu cya mbere, hari uburyo abantu twamenyereye ko abantu barira muri salle à manger. Bakarira muri salle à manger kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, cyangwa se kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Rero hari uburyo mwabihindura ku buryo iyo salle à manger mushobora kuyimurira hanze, urumva, mukamwayishyira nko ku rubaraza cyangwa se mukamwayishyira mu busitani bwanyu niba mubufite, cyangwa se mutasohora iyo salle à manger mukaba mwasasa nk'umukeka mu byatsi cyangwa hanze, cyangwa se tapi bitewe n'icyo mufite mugasangira. Ibyo bintu biba ari byiza, muzabigerageze, bizabazanira ibyishimo. Nyine uba wumva ari ibintu byahindutse, uba wumva nyine mwasohotse. Muzabikore, muzarebe ko ari byiza. Ikindi cya kabiri, hari ugukorera hamwe imirimo yo mu rugo. Umukozi mukamubwira uti uyu munsi ngo yakonje niwe gukora, mukagabana imirimo nyine nk'abantu bo mu rugo, papa, mama n'abana, cyangwa se n'abandi bose bari mu rugo b'umuryango. Bamwe bagateka, abandi bagakoropa, abandi bagafura, nyine mugafatikanya. Biba ari byiza, abantu bose nyine babishimye, mbese muba muri mu kazi nyine mwese muhuje, biba ari byiza. Nabyo muzabigerageze, nyine mwafatanyije imirimo yo mu rugo. Umukozi mwamuhaye konje nta kintu ari gukora, nawe nyine mukamwakira. Nyine bizaba ari byiza nimubikora. Nabyo muzabigerageze, muzambwira ko byagenze, muzanyandikira muri comment nyine ibyo ndibabwire ko hari icyo byabafashije. Icya gatatu, hari uburyo mushobora gusangira n'inshuti zanyu. Uti mu buhe buryo rero? Hari uburyo mushobora guteka, nabo bagateka, wenda mugateka inyama mu rugo iwanyu, nabo bagateka ubugari cyangwa se umuceri cyangwa se amafiriti, noneho mukaza guhura mu rugo rumwe hagati yanyu, haba iwanyu cyangwa iwabo. Bakazana uwo muceri mukawusangira n'isosi mwatetse, cyangwa mukajyana iyo sosi mukayisangirirayo n'ibyo batetse. Nyine mwabipanze neza, birakunda kandi biba ari byiza. Abantu barishima, abantu barasabana kandi mu buryo butagoranye cyane kandi butanahenze. Nabyo muzabigerageze, muzishima. Ikindi, hari uburyo ubundi iyo uri gukina n'abana babisaba ngo umere nkabo. Urumva, nta bintu byo kwikakaza, nta bintu byo kuvuga ngo baranyanduza, oya. Rero hari uburyo mukinana n'abana bakabiyumvamo, bakabakunda kurushaho, bakanatangara bati se papa kumbi ameze gutya, yashobora gukina natwe. Icyo gihe abana birabanezeza, bizana ibyishimo mu muryango. Iyo muri gukina n'abana, mva mukigaragura hasi, mugakina umupira, mugakina nyine ibyo mubashije byose, ariko nyine mwabaye nkabo, mukishimana nabo, umva umuryango uba wishimye. Kandi n'ukuri bizana ikindi kintu hagati y'ababyeyi n'abana, urukundo rukiyongera, bakabiyumvamo, bakabisanzuraho. Ikindi cyo ntabwo gisanzwe, bitewe n'imyemerere y'abantu, hari uburyo abantu bashobora kwishyira hamwe wenda mu mwanya wo kujya mbere yo kujya kuruhuka nijoro, bagasoma Bibiliya. Buri wese akagenda asoma umurongo wamufashije, cyangwa se wamufashije, cyangwa se umurongo akunda. Buri wese afite umurongo akunda. Si abantu bose bagira imirongo yo muri Bibiliya bakunda, ariko hari ababa bayifite. Rero iyo buri wese ari gusoma umurongo akunda, akawusangiza abandi, n'undi agasoma agasangiza abandi, nyine bizana morale hagati yanyu, bizana ibyishimo, bizana indi sura hagati yanyu.
kuko buri wese nyine afite icyo yasangije abandi. Biba ari byiza nabyo muzabigerageze nk'umuryango, nabyo bizabafasha kuko birema umunezero, birema ubumwe hagati yanyu, byo bijyanye no kumvana cyangwa se guhanahana umwanya, buri wese nyine agaha umwanya mugenzi we, akamubwira icyo akunda bijyanye no mu ijambo ry'Imana cyangwa se ibyamufashije. Icyo nacyo ni ikindi kintu gishobora kubafasha mukagira ibyishimo mu muryango bitabahenze kandi mutagiye kure. Ikindi, umva hari abantu kera bacaga umugani, sinzi ukuntu byagenze, usanga ubu ngubu nta bantu bakimenya imigani, sinzi ukuntu ibintu byabaye, ariko Google yarabyoroheje. Hari ukuntu ujya kuri Google ugasangaho imigani n'ibisakuzo. Rero iyo muri kuganira umwe abacira umugani biba ari byiza. Kera abantu bakundaga umugani, kera abantu wasangaga bicaye imbere y'umuntu bari kumva umugani nka saa moya, saa mbiri z'ijoro. Iyo rero umuntu ari guca umugani abantu bamuteze amatwi nyine biba ari byiza, abantu nyine bishimye bateze amatwi, bumva ukuntu ibintu byatangiye, bumva n'ukuntu biri burangire, bafite amatsiko, umva abantu bose batuje. Umva, mwongere mushake imigani n'ibisakuzo, mwongere muganirize abana banyu, mwongere muganire n'umuryango, nabyo bizana ibyishimo mu muryango, muzabigerageze. Ikindi rero gisekeje, hari uburyo abana basangira ku isahane. Wenda mwatumiye byabagaho kera, sinzi niba bikibaho, hari ukuntu abana bazaga mu rugo mugasangira ku isahane imwe. Rero kuri iyi nshuro ngiye kubabwira ngo nk'ababyeyi n'abana muzasangire ku isahane imwe. Umva, mwarure mushyire ku iparato, musangire mwese uko mungana. Biba ari byiza cyane kuko bizana ibyishimo, buri wese nyine aba yisanzuye, abana nyine bagatangazwa no kubona muri gusangira nabo ku iparato. Biba ari byiza cyane babona papa na mama bari gusangira, barishima cyane. Nabyo muzabigerageze, ni byiza, bizana morale mu bana, bizana morale mu babyeyi, nubwo ababyeyi baba batabimenyereye, nabyo bizana morale muri bo. Akandi kanyuma nababwira, hari uburyo mushobora gutegura utuntu dutandukanye tw'amarushanwa mu rugo, umva mugashyiraho n'ibihembo, niyo kaba kabombo cyangwa gaki, ariko hakabaho utuntu tw'udukino mu rugo dutandukanye. Hashobora kubaho wenda mushobora gukina biye, sinzi niba zikibaho cyane. Hari n'ibindi bintu mushobora gukora, abantu bakiruka, ni byinshi kera abana bakoraga. Rero mushobora kugarura ya mikino ya kera, mukamwashyiraho n'ibihembo, mukarushanwa. Nyine nababwiye ngo ababyeyi bemeye gukina n'abana bemera kuba nkabo, bemera nko kuba nk'abana. Rero nabyo ni byiza, muzabigerageze, bizana ibyishimo mu muryango, bizana morale mu muryango, ndetse ibintu byose nababwiye bizana n'urukundo rwinshi rukiyongera mu muryango, no kwizerana n'ubushuti hagati yanyu bukiyongera. Muzabigerageze rero. Ikiganiro nagisoreje, naho utaha Imana ibarinde. Ndumuhoza Gisele, nakagaruka.